so wajya ubanza ukanakomanga wasi ako Stefani nkubaze aya masaha isangaye rero uracyahimye to igihe cyo urizo kubyuka ndabyuka mu kanya abana ubusore bibirabyo mbirugozwe nande ubu hasanga umuntu w'umukobwa nkawe uri mu buriri ukennye amasaha 3 ubwo wabwira ngo iki mama umuhungu waramutsaje aho wajya uvana ibyika aho ngaho umuntu yakwitorera n'akabiri gute uri kumusakuza ngo iki byuka nyine byuka shabyo kuje kumfasha no gufura ako sigenda ndaje mama se mama masasu urumva ari ibintu birenze genda ndaje mukanya ako se kufite tiyo byuka cyangwa ni mama afite byo kusanya banjitse amasaha rwose ngiye maze kubera so ako semana yanjye kuko nzabigenzana Fani ubuse ntabwo wagakwiye gusasa abantu kuko reba ukuntu hasize hasi ubu mama ngo afite umukobwa mana narumiwe ubuse oui ça uretse gato ariko farire kabanza nkubaze ubu ndakubyukije ukoze kwicara muri telefone ko hakundi wowe wagiye ugabanya itiko ukizira bamereye neza usi ibintu ndi gukora ntabwo uri kwibaza ushobora kuza ngo ufate n'umwe kubura cyangwa ufate tubishwa ukora mwese ngenda umukozi wahangaha ntabwo uri umukozi wacu okay ariko mana yanjye nibaza ikintu cyatumye mvukana nawe igihe kikananshomoza wagira ngo ntabwo bitwiye tuvukira ahantu hamwe shawe nsara genda ubikore cyangwa urarira wana mana yanjye nimba uri umuntu wa mbere ugeze kure reba kiriya cyumba ukuntu hasize kidashaje umukobwa nkawe ubwo rero uri kuvugana na za basore mwagiye mukoresha ubwenge ko budasorera ubu waye busora ubu ngubu wazishyura iki reka mbaze mubwire sisi sha mu bantu maze kurambirwa nawe urimo ko tudafite umukozi bivuze ko hano mu rugo hahora hasa nk'induba ntushobora gufata ugushyire mu gaciro se ubiretse nawe nkabireka byagenda gute mu rugo haba hasa hate ubu nawe mama ngo azi ngo afite umwana si nkawe koko wayigereza abantu amahoro ntabwo reka nisubiramo ariko se sister wajya ureba ukuntu uri kundeba ibintu ndakwiyamye ko nakubyukije ukajya muri telefone se ureba ko bihari ibyo ukajya kubirya reba imirimo yose nakoze biciye muri telefone wumvaga rero nibyo ndaguhereza ndabirira ibyo kudaha kuri mama turebe ko ari cyane kugira kameza gusa ukuntu nirarije ibiryo mu isafuriya none reba ukuntu byutse ubirya ngenda nakurega kuri mama ushoboshera nubwo mpamagara ndabikagira gusa wagize imana sinayemeye n'amazi abana reka mbane n'iriya bino biryo birimo ndabipfusha gusa nkaho umuntu watuma umuntu yihagira ko ibyo byawe
ariko mana reba utuntu kansigiye umusubije cyane ko ndabakabimaze reka njyamumagaremo rusambo gusa ndetse ndakureba kuri mama ndetse namufata ndakurega ko kimeze gusa n'ibyo bintu byose bisigaye ubyikorane wikoropere nateka nta n'ibyo ndi bugufashemo